RW-KIGALI amahitamo meza. Nongeye kugusuza cyane mukunzi wa RW-KIGALI nkubwira ngo komeza ugire ibihe byiza cyane. Uyu munsi wa none tugiye kurebera hamwe ibintu ugomba kwitaho igihe ugiye kugura smartphone. Abantu benshi muri iyi minsi batunze ama smartphone bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi, bahamagara, bohereza ubutumwa bugufi cyangwa se bohererezanya amafoto, amashusho cyangwa se indirimbo. Ndetse benshi muri mwe ikintu gikomeye mukoresha smartphone zanyu ni ukujya ku ma social networks, mbese smartphone zinjiye mu buzima bwa muntu. Nutetunze ubu ngubu aba arwanira gukora cyane kugira ngo ayigure. Akenshi iyo atigeze atunga smartphone rero iyo ugiye kwigura usanga bikugora, kuko uba utazi ngo nakurikiza iki ngura smartphone, cyane ko hadutse n'izifite ireme zimwe bamwe bita pirate cyangwa se inshinwa. Rero hari ibintu ugomba kwibandaho ugiye kugura smartphone, aribyo naguteguriye kuri uyu munsi wa none. Android rero iyo bavuze Android abenshi muhita mwumva smartphone. Ibintu tugiye kureba ugomba kugenderaho rero ugura smartphone, turibanda kuri izi telefone z'ubwoko bwa Android, kuko abenshi muri mwe batunze Android ni nazo rero usanga ziboneka ku giciro gitoya ugereranyije n'izindi platform cyangwa se izindi operating system cyangwa se ubundi bwoko bwa telefone. Ibintu ugomba kwibandaho rero ugura telefone ni ibingibi. Reka duhere ku cyitwa storage cyangwa se ububiko. Ubyo rero bavuze ububiko bwa telefone nicyo kintu cy'ingenzi ugomba kureba, kuko abantu benshi bakenera kubika amafoto, video, imiziki cyangwa se ibindi kuri smartphone zabo, kandi kugira ngo ubashe kubibika kuri telefone ukenera ububiko buhagije. Uretse icyo kandi iyo bavuze storage haba harimo n'icyitwa RAM cyangwa se random access memory. Iyo telefone ifite RAM nini bituma ikora yihuta kandi ikabasha kuba yakora akazi kenshi icyarimwe nta kibazo igize. Rero storage ikenewe ku bantu badakoresha phone birenze, bakeneye byibuze internal storage ya gigabyte 8, naho random access memory ikaba nibura ari ya gigabyte 2. Niba telefone yawe rero ushaka kuyikoresha ibintu biremereye nko gukina ama video game cyangwa se gushyiramo ama application aremereye nka byibuze internal storage yawe cyangwa se ububiko bwawe bugomba kuba bufite 32 GB cyangwa se RAM nibura ifite gigabyte 4. Nujya kugura smartphone rero uzabanza urebe ko storage, dore ubu buryo rero ukuntu babireba, ukuntu ureba storage ya telefone ugiye kugura. Winjira muri settings ukajya muri storage, uko bareba storage rero nyine winjira muri settings ukajya muri application, ukajya muri running apps, urabona used space na free space. Nyine ubwo rero tubona umwanya umaze gukoreshwa cyangwa se umwanya utarakoreshwa, nubiteranya urabona RAM y'iyo telefone. Kandi ntuzapfe kugura telefone idafite umwanya wa memory card keretse ari iPhone yonyine. Nujya kugura telefone yawe rero uzareba kamera yayo. Nujya kugura telefone uzitondera amakamera, cyane cyane nizo bakunda kwita inshinwa, cyane ko muri iyi minsi abantu bakoresha telefone zabo bafata bimwe mu birori baba bitabiriye nko mu makwe, mu ma birthday party n'ibindi birori. Ntibagikenera rero kuba bafite ama digital camera, kuko telefone zabo zirabikora. Ugerageze rero gufotorera ahantu hatari urumuri rwinshi, urebe flashlight yiyo uko ikora. Niba we uzobereye mu bintu bya photography uzanarebe focus ya kamera yayo uko ikora. Ikindi kintu cy'ingenzi uzareba battery life cyangwa se ubuzima bwa battery ya telefone ugiye kugura. Nujya kugura telefone rero uzanareba battery yayo, urebe igihe imara. Uburyo bareba battery rero, uburyo bwa mbere ni ukuyikoresha ugakoresha internet ukumva n'imiziki, nitinda nk'amasaha 8 kuzamura izaba igerageza kuba ari nzima. Ariko nubu ugiye kugura telefone nshyashya ntabwo uzabona umwanya wo kumva imiziki no kujya kuri internet, kuko abacuruzi ntibatuma ugerageza ibi bintu iki gihe kingana n'amasaha 8. Ariko nujya kuyigura ari nshyashya
uzarebe kuri batiri urebe ahanditse MAH cyangwa se MAH, urebe umubare uri imbere niba uri munsi ya 2500 MAH. Iyo telefone rero ntabwo iba yizewe, ariko nanone biterwa na site ya telefone cyangwa se size. Iyo telefone rero ari ntoya cyane igomba kuba itari munsi ya 2000 MAH, ntacyo iba itwaye. Hanyuma rero uzanareba Android version ya telefone ugiye kugura. Abantu batazi kuri iby'ama version ubu ngubu ngiye kubisobanura mu buryo burambuye. Nk'uko rero bivuze hejuru, abakoresha ama smartphone abenshi bakoresha Android, rero bivuze ko bakoresha operating system ya Android. Nujya kugura smartphone ya Android uzabanza urebe version yayo yiyo Android niba iri munsi ya 4.4 cyangwa se 4.4. Ntuzirirwe rero uyigura nusanga iri munsi y'imibare, kuko uzasanga ama application menshi asohoka ya Android aba yibanda kuri Android ziri hejuru y'iyi 4.4. Rero wayigura ugasanga uri mu bwigunge. Nakugira inama rero yo kugura version ya 7.1 niba ubishoboye, ariko niba utabishoboye wanagura 5.1 cyangwa se 6.0. dore uko bareba rero Android version niba utabizi. Uninjira muri setting, winjire muri software information, ujye muri about phone. Hari nubwo uzava muri setting uhita ujya muri about phone, ugahita rero ubona Android version. Kuri Android version ukandeho inshuro nyinshi wihuta, nihazamo inyuguti ya K izaba ari 4.4. nihazamo ijambo bombo murayizi bombo bisanzwe, izaba ari version ya 5.0. iyi rero ikaba ari version nziza. nihazamo inyuguti ya M izaba ari version ya 6.0. nihazamo inyuguti ya N hazaba ari version ya 7.0, anariyo version kuri ubu ngubu isa naho igezweho. Uzareba rero no ku giciro. Ubundi iki cyagakwiye kuba ari cyo cya mbere urebe ugiye kugura telefone, ariko impamvu kitabaye icya mbere nuko buri gihe wishyura ari uko umaze gushima igicuruzwa ugiye kugura. Rero nujye kugura telefone uzanarebe igiciro cyayo, urebe niba idahenze bitewe nuko uhagaze mu mufuka. Urugero, niba ushaka iPhone 7 uzasanga igura $670. kuri bamwe ntibanayatunze. Rero igiciro cya telefone uzacyiteho nujya kugura telefone, kuko hari telefone zigura make kandi nziza bitewe n'icyo ushaka kuzikoresha. Dore rero marike za telefone twakugira inama yo kurebaho. Urazareba Samsung, LG, iPhone niba uhagaze neza mu mufuka wayirebaho. HTC, Asus, Alcatel, One Touch. niba uri muri Afrika rero akenshi izi telefone mvuze hejuru zikunda kutugeraho zihenze bitewe n'urugendo ziba zakoze, imisoro zisora n'inyungu abacuruza baba bakeneyemo. Rero abanyafrika benshi bakunda kugura iza make arizo za MTK. Nufata icyemezo rero cyo kugura iya make cyane uzarebe Tecno, niyo igerageza muri MTK. Mukunzi wacu rero wowe wabanye nanjye kuva tugitangira kugeza dusoje, reka nkubwire ngo wakoze cyane kandi bizagufasha kuba wagura telefone nzima itazagutesha umutwe kandi watanze ayawe. Reka nkubwire ngo ndagushimiye cyane.